ndabasuhuje rero kandi njya numva ndi mu bwitonzi ariko mfite n'umubabaro. Hari igihe usoma amagambo y'Imana ukumva ugize agahinda, ukareba ibiri kuba, ukareba ubuzima aho buri kwerekeza, ukumva urushijeho kugira ubwoba ndetse no kugira agahinda. Muri iyi minsi nsigaye njya kubwiriza nkumva afite ubwoba. Cya mbere kintera ubwoba gikomeye ni ukureba abari intwari ukuntu bananiwe n'urugendo bakoze rwabananiye. Twe ntaho turagera, turi abana muri ibi bintu by'Imana. Turareba abasaza ukuntu batangiye urugendo, batwigisha iby'agakiza, ukuntu urugendo rwabo rwashojwe. Turareba abakuru bacu urugendo rwabo ukuntu rwarangiye. Turareba abahanuzi ukuntu bahanuye, bari abantu bakomeye, ukuntu urugendo rwabo rwashojwe. Turareba abaririmbyi ukuntu baririmbaga bafite imbaraga zidasanzwe, inzira yarabapsatuye ntibakibonekamo. Turareba abahanuzi bari bakomeye, bari bazi guhanura, bamwe bafashe ama essence bisukaho, urugendo rurabananira, abandi bariyahura. Turareba no mu buzima busanzwe no hanze abantu bari kwiyahura, ibintu birakaze, aho umuntu yiyambura ubuzima ngo ni kubera ikipe yatsinzwe cyangwa se kubera ko bamwanza akajya kunkunda amahoro. Uriya ni umwuka nawo shitani yazanye witwa kwiyahura, witwa rupfu. Wareba ibintu byose biri kuba, wareba inzara iri hanze, wareba ukuntu abana b'abakobwa bari kwambara ubusa, wareba ukuntu abagabo bari guca inyuma abagore babo n'abagore ukuntu bari guca inyuma abagabo babo, wareba ukuntu abantu bari kujya gusambana bagafatana mikoro bakaririmba, tunabazi tubizi neza ko bari abakirisitu, ariko ugasanga umuntu ari mu byaha, ukaba uzi ko umuntu yarayanyweye byeri, ukajya kubona ukabona hari uwo nzi mu minsi ishize, hari mu bintu by'iminsi mikuru, yagize atya baramutegera, abafunguye amusiteri, baramubwira ati wayinywa? Ati ntiyitaye ko turi abakirisitu twicaranye. Rwose bye byanteye ubwoba, n'ubu iyo mbitekereje umuntu azi ko ari umukirisitu ariko anyweye inzoga ngo ni intego, bihita bingaragariza ko n'ubundi yari atuwayinywa. Ibyo byose iyo mbikusanije, kandi nanjye sindi mwiza, ntabwo nigize mwiza imbere y'abandi, nanjye ubwanjye iyo nikotoroye numva hari ahantu ntaragera. Byose nareba uru rugendo turimo nkumva nanjye ubwanjye ngize ubwoba, ariko muhumure, Imana niyo nyir'umurimo, Imana niyo ifite aho idukuye n'aho itujyanira hasi. Mbibutse ko ubwami bw'Imana buriho, ijuru naryo rirahari, kandi ndabizi ko tuzarijyamo. Nimurikorera muzarijyamo, ariko ntabwo ijuru ari ugupfa kurivugisha akanwa gusa, ijuru riraharanirwa. Yohana yaravuze ngo kuva kera kose ubwami bw'Imana buraharanirwa, ndetse intwarane zibugishamo imbaraga. Ndabasabye rero ngo munyemerere tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Dushimire kandi abantu bakoze subscribe, share, comment na like kuri iyi chaîne ya Bigerezo TV. Tubifurije umugisha w'Imana. Nanabasabe rwose iki cyigisho mukigeze ku bantu benshi. Amen. Ndashaka kubaganiriza ijambo ryoroshye muri bufate ritabagora. Ijambo rivuze ngo turi kurwana n'imbaraga zitamenyekana. Dukeneye gutabarwa n'Imana, kurengerwa n'Imana. Twebwe ubwacu kumutubona, impamvu mubona ibintu bigenda bihinduka, impamvu mubona umuririmbyi agatwara inda tubizi, na pasiteri akamusezeranya tunabireba, ukibaza kubera iki? Yaba muri pastorale hari imbaraga ziri kubarwanya, ziri kubapusa no gukora ibidakwiye gukorwa. Urabizi ko kanaka yasambanye, yibye, ari umujura, banakuregeye ko yari amafaranga abandi, ntushobora guhana ngo uteshe. Ariko hari imbaraga zikumvisha ko ugomba kwakira utwagupfunyitse ukahita umwereza aho ngaho, kubera ntabwo umwejeje kubw'imbabazi Imana yaguhaye nk'umushumba, ahubwo ubikoze kubw'icyo aguhaye. Izi ni imbaraga ziri kurwanya rero abantu, imbaraga z'isi zikomeye. Cya kabiri, umuntu utarizi ko ari umuririmbyi, kandi uyu muririmbyi nubwo aririmba baramunuganuga, baranavugwa, rimwe na rimwe twanagenzura tukabona koko ibyo akora. Aho uwo nzi rwose, jyewe nari nzi ko ari umwantoneri, ari umuririmbyi ukomeye, ntawe mvuze, ariko
ndi gutambuka mbona ari gukina biyari, yambaye agakabutura, akanya mbona afashe mikoro. Umuririmbyi ujya muri biyari, umuririmbyi ukina ibisoro, umuririmbyi ujya hari n'inyogosho noneho biyogoshesha ukabona wagira ngo ni igisuguri, ukabona agiye gufata mikoro wagira ngo ni Mwami Yesu. Nabo sibo, reka mbabwire iki kintu, nabo sibo. Hari imbaraga ziri kurwanya abera, zikanabatinyura gufata mikoro bakaririmba basambanya, ari abajura, ari abesikoro, ari ababeshyi, ari umubeshyi. Ejo hari uwo nandikiye ndavuga ati ariko ibyo bintu uri gukora si byo, uri gusebya itorero ry'Imana. Itorero ryaratugaburiye, itorero ryaraturereye. Rya itorero rya ADEPR ryandereye uruhinja, najyaga njya kubwiriza bakampa amata, sinarivuga nabi. Rero ntabwo ndi gucinya inkoro na Izayi, ntabwo nzi, ariko ntimukavuge nabi itorero ry'Imana. Murafata abashumba mukabandarika ngo ba YouTubers muri gukorera kuri channel za YouTubers zitandukanye, nta channel ndi buvuge. Ariko nimba umuntu ashobora kwataka umuyobozi, umushumba wimikishijwe amavuta n'Imana, ayoboye paruwasi ifite amatorero arenga 10-15, warangiza ukamusebya ari ukumwandarika gusa ngo duhangane, ibyo bintu there is no sense. Ni nonsense, that is a rubbish, ni umwanda, ntabaga ari byo. Ba YouTubers munyumvishije, munyemerere, ariko namwe sinabarenganya, ahubwo ndahita mbihuza mu kintu cyitwa ko namwe atari mwebwe. Hari imbaraga ziri kwataka abantu b'Imana, ibyo dukora, ibyo mukora, donc muri rusange hari imbaraga ziri kurwanya. Izi mbaraga rero ndashaka ko tuza kwinginga Imana ikaduha kuzinesha, kandi muraza kubyumva mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mwami, cyubahiro cy'abakwizera, nshuti y'abera, so Mwami wacu Yesu, turagusenze muri aka kanya kugira ngo dushoboze uduhe ubwenge bwawe, ubwenge bw'Imana bumanukire muri jyewe. Jyewe ndi umuswa, ariko wowe niwe muhanga. Amanota yose ni ayawe ku ijana, anarengeho abe menshi. Mwami, niwo ukwiye icyubahiro no gukomera mu ijuru no mu isi. Jyewe ntabwo nabasha kukuvuga neza, ariko Mwuka Wera mfashije nakuvuga neza, icyubahiro kigahabwa mu isi no mu ijuru. Ukavuga ati hari agahungu kamvuze neza, bigatuma unyongera igihe cyo kubaho. Turagushimiye Mwami, wigeze wabikorera Sadrake, Meshake na Abedinego bakuvuze neza mu kibaya cyitwa Duru. Hanyuma Nebukadinezari yanyegeza itanura 7, urangije wumva ubushagarira buragufashe, ubwira marayika wajya gutuma, uramubwira ngo uyu munsi ntabwo nkutuma, ndimanukira. Ubatangamo muriro, ngo barabafata babajugunya mu muriro, ariko basanga bagezemo kuko bakuvuze neza, baguhamije. Nkundira nanjye umpe kuvuga ashize amanga. Mwami, uyu muriro waravuze ngo nimuca mu muriro ntuzashya, numuca mu mazi ntazabatwara, ariko tuzaba twayaciyemo, n'ayo mazi tuzayajyamo, ariko ntabwo azadutwara kuko uzadusanga wageze mu mazi. Mu muriro tuzasanga wamaze guca amazi, kuko ni isezerano waduhaye. Nkundira rero uvugane nanjye, aba bantu nabo ndangurure, genda microphone yawe, nkubereye microphone, ngaho uvugana n'abantu bawe biciye mu ijambo rya mu izina rya Yesu, amen. Tubahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Turi ku ijambo rivuze ngo hari imbaraga ziri kurwanya abera, ariko Imana idufashe kuzinesha. Igitabo cya Daniyeli, igice cyaho cy'8, duhere ku murongo waho wa 5. Bibiliya yavuze ngo nkiyitegereza mbona haje isekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoza amaguru hasi, ikwira isi yose. Kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo, nuko itera ya mfizi y'intama ya mahembe 2 nari nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze, maze yegereye iyo mfizi y'intama irayirakarira, irayisekura iyivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga, ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga yo kwihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene iyikubita hasi irayisiribanga. Ntihaboneka uwabasha gukiza iyo mfizi y'intama imbaraga za ya sekurume y'ihene. Imana nidutabare, ntihaboneka uwabasha kuyikiza.
ntihaboneka uwabasha gutabara ya mfizi y'intama, ntihabona uwakiza itorero. Iyi sekurume y'ihene ifite imbaraga, izi ni imbaraga z'amahanga. Zekariya we yarabyanditse igice cya 2 umurongo wa 2, yaravuze ngo nitegereje neza mbona imbaraga z'amahanga ashushanya amahembe ane. Aya mahembe ane ngo araza, ngo aza mu isi azengereza imbaraga z'abanyetorero, arazizengereza kugeza ubwo yagiye abakubita hasi. Ngo ariko Zekariya yitegereje ngo abona imbaraga z'abacuzi bane ngo Imana yohereje, ngo izi mbaraga z'abacuzi bane ngo baza baje kurwanirira izi mbaraga, baje kurwanya izi mbaraga z'amahanga zirwanya itorero, zirwanije izi ntama z'Imana. Iyi mbaraga y'intama ni itorero. Munyumve, izi mbaraga z'iyi ntama irashushanya itorero. Hanyuma izi sekurume, iyi sekurume ni imbaraga za Satani zazamukiye kurwanya, kandi izi mbaraga zirakomeye, zizarwanya abera. Umva ukuntu Bibiliya ivuze rero, ni mu gihe kizaba gikomeye hariho ikintu cyitwa intambara. Intambara izaboneka hagati y'umwami Kusi n'Ikusi. Igice cya 11 Daniyeli, Bibiliya ivuze amagambo akomeye. Igice cya 11 Daniyeli, ngo kandi ngiye nanjye mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo w'Umumedi nahagurukijwe no kumufasha no kumukomeza. Nuko ngiye kukwereka iby'ukuri. Hazima abandi bami 3 i Buperesi, ariko uwa kane uzima azarusha 3 ubushobozi, ubutunzi cyane. Namara kugwiza imbaraga kubw'ubutunzi bwe, azahagurukana ingabo ze zose kurwanya ubwami bw'Ubugiriki. Kandi hazima undi ukomeye uzategekesha imbaraga nyinshi, agenza uko yishakiye. Namara gukomeza ubwami bwe buzatangara, buzagabanywamo mu birere 4 byo mu ijuru, kandi ntibuzazungurwa n'urubyaro rwe. Ntibuzategekwa nk'uko yari asanzwe abutegeka, kuko ubwami bwe buzakurwaho hakazima abandi batari abe. Umurongo waho wa 27. Abo bami bombi imitima yabo izaba iyo gukora ibyaha, bazajya babeshyana bari ku meza amwe, ariko imigambi yabo ntizuzura, kuko imperuka izaza mu gihe cyategetswe. Nyamara azasubira mu gihugu cye, azasubirana ubutunzi yo bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Uzangana n'abantu b'Imana, azakora nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. 29. Mu minsi yategetswe azasubira gutera Ikusi, ariko iyo ntambara yo hanyuma ntizamera nk'ubwa mbere, kuko inkuge z'Ikitimu zizamutera zikamurwanya. Bizatuma agira ubwoba, asubireyo arakariye isezerano ryera abera b'Imana. Murabyumvishije? Kandi azakora uko ashatse. Ni koko azasubirayo yitaye ku baretse isezerano ryera. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera. Uranyumvishije? N'igihome bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Aha rero 32 ni abantu benshi bakunda kubeshya ngo Imana iracyekenga, Imana ishyekenga sinayisenga. Umva kuntu Bibiliya ivuze ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga, ariko abazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari, Imana nidutabara. Rimwe na rimwe hari uburyo twibeshya ngo Imana ngo tuzakora iby'ubutwari, ubundi iby'ubutwari muzi ibyo ari byo.
iby'ubutwari mbabwire mbamenere ibanga. Iby'ubutwari ni ukuzacibwa ibihanga, ni ukuzaterwa ibyuma. Iby'ubutwari ni ukuzatemagurwa mukajugunywa mu nyanja. Iby'ubutwari ni ukuzakubitwa amafuni. Iby'ubutwari kubwo twamenye tuzemera no kujya mu muriro, tuzajugunywa mu byobo by'intare, bazatujugunyira intare. Iby'ubutwari kugira ngo abera b'Imana babashe kuzabona ubwami, muzemera no kujugunyirwa intare. Ngewe nkunda kubwira abantu mbabwiza ukuri, iby'ubutwari rega ntabwo ari ukuvuga ngo wakoze ibintu, ngo watanze amafaranga menshi, ngo wacumbikiye abashyitsi. Oya, ibyo ntabwo ari iby'ubutwari. Ngo wagaburiye abantu ngo 10, 20, ngo na leta yakumenye ngo bakoze iby'ubutwari. Iby'ubutwari Bibiliya ivuga, reka mbibabwire mbamenere ibanga, abera b'Imana mubimenye, mumenye ko ikintu cyitwa iby'ubutwari tuzakora ni igihe itorero ry'Imana rizaba ryaravuye mu isi. Iyi ntambara izaba hagati y'aba bami bombi. Bibiliya bivuze neza, Daniyeli igice 8 hariya twasomye, hazaba hariho ikintu cyitwa, hazaba harazamutse inyamaswa y'isekurume y'ihene mu nyanja, kandi iyi sekurume ngo izaba ifite amahembe akomeye, ngo izasanga intama, ngo isekurume y'intama ngo iri aho ngaho, ngo iyo sekurume ngo izaba ifite amahembe 2. Hanyuma iyo sekurume y'ihene ngo izaza ngo ifite uburakari bwinshi, ngo izasekura isekurume y'intama, ngo izayivunagura, ngo izavuna amahembe yombi. Mu yandi magambo, izavuna imbaraga z'abera, izakubita hasi amatorero y'Imana. Kandi ngo iyi sekurume y'intama ngo izanavunagurika, ngo kuko ntawe uzaba ubasha kuyikiza, izaba ntacyo isigaranye. Hari imbaraga zizarwanya iyi ntama, hari imbaraga z'ihene zizamanuka, hari imbaraga z'amahanga zizaba ziri kurwanya abera. Bibiliya iravuze ngo kandi ntawe uzabasha gukiza iyi ntama. Iyi sekurume y'intama ntawe uzayikiza. Kandi Imana izaba iri mu ijuru ireba. Turinginga Imana mu gihe kigiye kuza itwera imbaraga zo kwihangana no gushobora kunesha izi mbaraga z'iyi sekurume y'ihene, kuko ibi ngo n'iby'igihe kizaza ngo bitegekewe igihe cyabyo. Daniyeli ngo arabyitegereza arabireba, ngo abona hazabaho kandi intambara ikomeye, intambara y'abami babiri, umwami Kusi n'Ikusi, ngo bazaba bari kurwanira mu Bugiriki. Ngo umwe azaba afite ubutunzi bukomeye, muranyumvishije, ngo undi ngo azaba donc nta butunzi afite, ariko ngo ufite ubutunzi ngo igihe kizagera ngo ubutunzi bwe butagaciro, ngo azakurwaho, kuko nabe bose ngo bazakurwaho. Hanyuma iyo ntambara rero umva ikintu izaba iri gukora. Yesu ashimwe. Izaba iri kurwanya abitwa ko ari abera. Ibi bizaba mu gihe gikomeye, kuko uyu mwami w'Ikusi ngo azakora ikintu gikomeye, ngo azahita ategeka uko yishakiye, ngo azakuraho igitambo gihoraho, ngo ashyireho ngo igitambo cy'umurimbuzi. Iki ni cyo gihe rero Antikristo azakora, ngo azazamuka akora uko yishakiye. Uyu Antikristo ntabwo azakora rero ngo mu gihe itorero ry'Imana rizaba rikiri mu isi. Donc marayika ukomeza avuza impanda, itorero ry'Imana rizamurwe. Nirimara kuzamurwa, ngo abaciye mu isezerano babeshya Imana, abakora umurimo w'Imana bayiryarya, abo ngabo bazi Imana, bamenye ukuri, ariko ukuri ni kwaba batu kuko bakoze umurimo w'Imana baryarya. Uku kuri barakumenye, bamenye, baranakijijwe, baranabatizwa, kugira umugisha wo kumva impanda, bazasigara mu cyo bita akarengane k'itorero. Aka karengane k'itorero rero kazaba gahari, munyumve neza, itorero ry'Imana rya mbere zaba ryarazamuwe, ariko hari abazasigara mu isi batazumva impanda. Ntabwo impanda abantu bose bazayumva. Aba rero basigaye bazaba barasenze, baranaririmbaga, banarya igaburo, bajya no ku meza, umwe amari n'abapasiteri, abaririmbyi, abavuga butumwa, n'abahanuzi. Ariko ngo kuko bagiye baca mu isezerano ryera ry'Imana, ngo uwo mwami azabafata. Biravuze ngo baretse isezerano ryera, ngo uwo mwami w'Ikusi azabafata, ngo abayobeshe kubashyeshyenga. Ariko ngo bamwe muri abo bazi Imana by'ukuri bazemera no kumena amaraso yabo. Bibiliya ntibivuze ngo iby'ubutwari nta kindi cy'ubutwari bazakora, kuko bazaba bavuga ati n'ubundi itorero ry'Imana rishobora kuba ryarazamutse tutabizi. Kuko Antikristo nusoma
ijambo ry'Imana rigaragaza ko antikristo azakora mu gihe itorero ry'Imana rizaba ryaravuye mu isi. Ntabwo azakora ku mugaragaro, abera b'Imana tukiri iri torero ry'Imana rero nizaba ryarazamuwe Kristo yaravugije impanda, abera b'Imana bakaryo. Ubwo Kristo azamaze kuvuza impanda, ababera bakayumva bazajyana na Kristo. Ariko ngo hari abantu batazayumva kuko baba bagiye bakorera Imana, babeshya Imana. Ariko nibamara kumenya amakuru ku itorero ryazamutse, ngo ubwabo bazahirimbanira nanone kongera gushaka Imana bundi bushyashya. Imana nidutabare. Uyu mwami rero kuko hazaba hari akarengane antikristo ari gukora mu gihe kigoye, nako muri icyo gihe ngo azabakoresha uko yishakiye, ngo azafata bamwe bagiye bareka isezerano ryera, ngo abayobeshe kubashyeshyenga uwo mwami w'ikusi. Ngo ariko bazi Imana yabo muri icyo gihe ngo bazakomera bakora iby'ubutwari. Uyu mwami rero ikintu azabakorera, azabaca ibihanga. Aba nibo Bibiliya ivuga ngo bazacungurwa n'amaraso yabo, bazemera kumena amaraso yabo ku bwa Kristo. Nibwo impanda izongera igaruke, ngo ubwo Kristo azagaruka kandi avuze impanda ya gatatu. Ngo navuze impanda ngo azakandagiza ibirenge bye ku musozi witwa Siyoni. Amen. Ngo hanyuma ngo ababemeye kumena amaraso ngo azabacungura, kandi nabo bazongera bazamurwe ngo bagiye gupimirwa n'abimirimo. Abo bazacungurwa n'amaraso yabo. Aba rero nibo bavuga ngo bazakora iby'ubutwari. Ibyo ni byo by'ubutwari, ntabwo ari ikindi. Nuko bazamena amaraso yabo ku bwa Kristo. Kristo nawe agaruke abatware kuko bahirimbaniye kumushaka. Hanyuma Kristo namara gukandagiza ikirenge ku musozi Siyoni, isi izabimenya, abantu bazabimenya. Nibwo ngo azaza ngo akureho, Yesu ashimwe, azakuraho antikristo, azamuboha. Namara kumuboha Kristo ngo tuzimana. Aha rero ni itorero ry'Imana. Twebwe uko Kristo azasa niko tuzasa. Ngo tuzahita tuza twime isi nshya, twimane na Kristo imyaka 1000 turi mu isi nshya, tubanye na Kristo. Hari ubwami bwa Kristo buzima mu isi. Kristo azaza tuyobore nk'umwami, ariko antikristo azaba aboshye. Yesu ashimwe. Ubu bwami bwa Kristo tuzabwimana nawe imyaka 1000. Rero nubwo bigoye, izi mbaraga ziri kurwanya abera zihari, reka mbabwire ko n'ijuru rirahari. Ndagira ngo nkwifurize kwinginga Imana muri iki gihe kigoye. Izi mbaraga ziri kumenagurika z'abera, aba bantu bari kugenda basubira inyuma. Kubera iki abantu bihana ntibareke? Hari imbaraga zibarwanya. Kuki abantu ubona barwananya mu murimo w'Imana? Ukabona umuntu ari gusebya abashumba, nta kindi kibitera. Nta kindi kibitera. N'imbaraga z'abera ziri kwatakwa, twaratatswe, twajwemo n'imbaraga zitamenyekana. Ariko Imana niduha imbaraga zo kubasha kunesha izi mbaraga z'abera ziri kumenagurika. Tuzisengere Imana iduha imbaraga kandi dushoboze tuzagire iherezo ryiza. Nkwifurije kuzagira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Nkwifurije ndetse no kuzaba mu mubare w'abantu bazemera no gutanga amaraso yabo ku bwa Kristo, kugira ngo natwe ubwo Kristo azaza tuzabona ubwami. Nkwifurije kwandi Yesu umugisha. Turagushimiye mwami kubwira ijambo aba bantu bose baryumvishije. Utanga imbaraga, uduhe gukora iby'ubutwari, uduhe gukomera, utwambike imbaraga zidasanzwe. Imbaraga z'abera ziri kumenagurwa. Izi mbaraga z'iyi hene, isekurume y'ihene yavuye mu nyanja, icyo kiyoka nacyo turakimenaguye. Tumenaguye izi mbaraga z'amahanga. Zekariya we arazibonye, arazimenya, arabwirwa amagambo akomeye ngo n'imbaraga zo mu birere bine. Izi mbaraga ziri kurwanya abera, ziri kurwanya abakozi b'Imana. Kandi mwami twaragusenze, utumenyesha amakuru, utubwira ko nubwo bihari ariko nawe hari ubutabazi uzanye. Zakariya ngo agiye ngo kwitegereza, ngo agiye kubona ngo abona ngo abacuzi 4. Turagushimiye ko aba bacuzi 4 ngo baje bakubita hasi izi mbaraga z'amahanga, ngo n'ikintu cyose cyahagurukirizwaga ngo kurwanya abera. Turagushimiye, tukubise hasi imbaraga z'abadayimoni zirwanya itorero, tukubise hasi umwuka w'ibyaha mu izina rya Yesu. Tuhamagaye imbaraga z'Imana, guhakora kw'Imana, igitinyiro cy'Imana kibe kubera. Urakoze kuduhaye imbaraga kandi uduhe kunesha mu izina rya Yesu. Amen. Imana